Madamu wa Yampano ahamagara Pazo ararira aratakamba aravuga ati wa muvandimwe we ko ntacyo naguhemukiye warese kunsenyera. Nkuko nakubwiye ntago natangara Yampano abaye andeze. Yampano murabizi mwese ko Yampano New Year's Groove iza kugera umwaka sora ngo n'umuntu nari nshigikiye cyane abantu bari kuri Instagram yanjye bankurikira barabizi collabo za Yampano zacyaga kuri Instagram yanjye. Uyu musore yakubwiye yavuze ngo Dumba uyu mureba ntabwo mukumfasha kwe. Dumba n'umuntu nirukanse igihe kirekire ngo afashe urimo kunyumva akanzunguriza umutwe. Iyo ndirimbo ubonye ikubise nibwo wabwiye ubonye uburyo arakasa mutwe nibwo wabwiye Yampano ngo ubu ngubu nagutwikira. Aravuga ati rero aba bagabo kumbwira ko banzamuye bumvaga aribo bangize nari imaze imyaka 6 mu muziki baje mu mezi 6 Pazo namaranye nawe amezi 7 yonyine bakumva ko bagomba kungira ubuzima bwanjye bakankoresha nk'igikoresho cyabo ko bashaka bakagira naho bangira ubasha ko ntashobora gushaka umugore. Ibi ngibi ntabwo nagomba kubyihanganira. Byari gufata neza iyaza kuba yarabivuze kuri RIB akababwira ati Pazo yasakaje video ariko Dumba ari we yamutumye. We ninde wamutumye gufata iyo video yambaye ubusa? Ese iyo video yambara ubusa yayishakaga hiki? Urumva why would you get a video ugafata video wambaye ubusa urimo urarungurana n'umugore wawe kugira ngo Dumba nze kubigiramo ikibazo? We wifashe video urimo urarungura none urimo uradushira mu bibazo ngo watumye udafite na proof. Urumva ibyo byose yavuze yabeshe. Ntabwo nigeze ntuma Pazo ntabwo njya mvugana nawe cyane. Ibintu bya Yampano kuva kuri New Year's Groove ya last year byahise bimanuka views zize zikazajya zimanuka zigenda bigaragara. Bajyana ibibazo na Marina bya audio. No Yampano kumva ndi umwanzi. Slim Jesus. Mvuye kuri live kuvugana na Yampano. Asobanuye ukuntu Pazo yamuhungese kuva ku munota wa mbere. Pazo yahungese ura mutipe kuva ku munota wa mbere. None nibwo bidusobanuriye turabyumva. Atubwiye ko akimara gusohoka mu rugo iwe. Urukumva nyuma y'iminsi 3 yahise kubita screenshot hanze. Pazo aramuhamagara asanga yamuborotse. Madamu wa Yampano ahamagara Pazo ararira aratakamba aravuga ati wa muvandimwe we ko ntacyo naguhemukiye warese kunsenyera. Waretse gukora ibintu. Ngo Pazo aravuga ati kumani na zako ahita mukupa. Nawe ahita muboroka. Urukumva? Ngo muri iryo joro Yampano n'umugore we bahise birukankira kuri RIB Nyamirambo bati ni mudutabare. Urimo kunyumva? Ngo bagezeyo baravuga ati izo video muri kuvuga ziri hehe? Yampano ariho hano se arimo arakurikiranye yakiriye abashitsi ariko araharumva soromba yabura kwa Godfather ndi virus. Urumva Godfather ndi virus Dumba ntabwo urumva yabura. Ikintu kibabaje kurusha ibindi nasinde Nyabugogo cyangwa usinde tugeze ku 2000 ngira icyo mvuga cyangwa mbe nimanuki. Mute mic yawe kuko buretse gato udasinda kuri kubyina insinzi yuko Jihad yamutwaye mageragere rero wagiye kumugambanira bakamufunga na wabuzwa niki. Reka dukomeze ariko se amakuru yakuye he se muhungu ndapfuye? Ayo makuru yakuye he kuramugambaniye? Reba umunwa wawe boss. Muhu ntuza amaze kubivuga nonaha. Inde ntuza Yampano amaze kubitubwira. Yampano aravuze ngo tega amatwi mu magambo ya Yampano aravuga ati recorded muri Yampano aravuga ati umuntu wankanguye ambwira ku bwambure bwanjye buri kuri stati ya Jihad n'umuntu bita Eric Semuhu. Urakoze. Next mutinga kwa wasinde gasinde Nyabugogo mutinga Eric wamaye gasinda kabiri tugende gato reka wumve Dumba aha imuteranya yo shabura mubeshye yo yamavugira ngati ngabi ninde ubivuze se mu mutinga Michael ntuze kumvangira simute gaterwa amacuma acanye urukumva Dumba. Ikintu gitangaje ahangaha hariyo mpamvu nanaguhamagaye hano ntabwo reka yatubwiye atubwira uruhare rwa Jihad muri ibi bintu ava kuri Jihad atubwira uruhare rwa K John muri ibi bintu ngera kuri Dumba sasa ndamubwira
Dumba yare nyuma ya Puzzle niwe wa kabiri watangiye ikirego. Yatanze ikirego cya Puzzle n'icyanjye. Yatanze ikirego ku bantu bamukoreye ibyo bintu ni umuntu bita Dumba na Puzzle. Ndamubaza Dumba uramurega iki? Ibintu bintunguye rero ku kirego bagutangiye. Ngo ntabwo wigeze uba umuntu mukuru ngukomere bino bintu. Yavuze ati njyewe ntabwo nigeze mba umuntu. Ntabwo wowe nta hantu hagaragara ko wasakaje. Ngo nuko ntabaye umuntu mukuru ngo mbikumire. Wowe icyo uregwa nk'umuntu wari hagati yabo wari ubizi wamenya aya makuru. Ntabwo wakumiriye icyaha kitaraba. Nta tegeko rihana iki cyaha mu Rwanda. Ndamubaza gukora amajingo. Dumba we uramushinja iki yakize uruhe ruhari muri ibi bintu? Ati Dumba nk'umuntu wari ufite amakuru twavuganaga umunota ku wundi wari uzi ibi bintu. Dumba ibi bintu byose bikaba abireberera. Ndamushinja nkamurega ubugambanyi uburangare no kutaba umuntu mukuru wakumira icyaha kitaraba. Abanyarwanda ndikubeshya siko yavuze. Ndamubaza nti Dumba ntiyaba ari amakuru makeya yari afite ugatekereza ko ari ikintu yari abiziho. Yampana ati oya Dumba n'umuntu twavuganaga amasaha arenze 3. Uburyo ibintu byambayeho byose yari abiza nabisobanukiwe. Guys mukore kuri iyo goro mujye muri galere ya Godfather mwoka tumba mwe. Urukunyumva Dumba. Noneho we akavuga ndashaka umve kano akavuga ati Dumba kimara kumenya ko ngiye kurongora nk'umushuti wanjye n'umushuti wa Puzzle. Dumba yambwiye ko kurongora kwanjye bitagomba kumpira ngomba kureka kurongora. Ngo kugomba kurongora wamujije kurongora ushaka umugore. Dumba of course wari warakunze ikibazo. Of course Dumba wari warabengutswe ya mpano kugira ngo dukonfaminge cya kintu bavuga ko uri murumuna wa Semuhungu. Okay ibyo ngiyo tukamaze mvuga ku impamvu uza uki kuri Semuhungu usubiramo mane nandi kuri phone call. Mbere ko njyaho ngaho rero kanze umanze wumve point kuko ngiyewe impamvu navuze ngo urumva RIB ikirego cyamaze kugera muri RIB mwabantu mwe ntabwo muzi cyaba ari ikintu gifite ireme kidafite ireme kumva ko muri RIB ufite ikirego it's not okay. Ntabwo ari ibyo. So namaze none ya mpano utubwiye ko Dumba wamureze umuregana nabo uvuga ko bashyize amafoto ye. We wamureze iki? Ati kurega Dumba no gutanga amazina ye nashakaga kwereka RIB buri nzira yose ndetse n'abantu babazwa kuri ibi bintu bari bafite amakuru. So we warezwe ko waba ufite amakuru kuri ibi bintu ariko ukaba wararangaye ntuyatangire ku gihe. Tuzatu kubyumvikana. Ndamubaza Dumba yaba yarasakaje video ati oya. Yaba ari mu babisakaje bati oya. Atariko wibuke ko ari mu bayakiriye kwakira video gute? Ati yampa nani Puzzle yarayimwoherereje. Nanjye Godfather hano nta muntu utarakiriye video ni bake. Kwakira video ntago bigize icyaha. Ushobora kuyakira ugakumira cyangwa kuko ntabwo ufite ubasha bwo kutakira. Ariko ufite ubasha bwo kutohereza. Ariko kwakira ntabwo ufite ubasha bwo kutakira. Siza tukubyumvikana. So ahangaha rero Dumba watangiwe ikirego kuko wowe utigeze ukumira. Ariko abitanga avuga ati mu bantu bazi ibi bintu kuba ntazi wabisakaje mu bantu bazi ibintu bafiteho n'amakuru Dumba arimo. Ntabwo wareze ntabwo wowe warezwe mu gusakaza. Hakazi ikintu kiremereye rero arimo kugushinja. Dumba ngo uriya musore mbere yuko atandukana na ni Puzzle atandukana na ntuza na ya mpano ngo wategetse Puzzle gufata telefone ya mpano akayirimuvingira muye ngo atware ibintu bizamusenya. N'amagambo ya mpano avuze. Dumba kubera iki wategetse ya Puzzle gufata telefone ya mpano akayimurira mu yawe my brother? Akayimurira mu yanjye muya Puzzle. Oya ibyo ngibyo kwanza ibyo ngibyo sinibaza ko nabivuga nabibwira umuntu. Ego ngo cause izo ziba ari rights z'abantu babiri. Telefone ya mpano se bayimurira gute muri telefone ya Puzzle? Ngo yarayifashe akora transfer nyine arayimura. Ari tutari kumva se?
oya nase njyewe niyo nabikubwira nubwo biba bishoboka ko no ya mpano afite uburenganzira bwo kwemera ko ibintu babyimura bikaba muri telefone ye bikajya mu yindi telefone. Ukuvuga ko oya nukuvuga ngo ubwo ngo hano haraza kuba ubujura bwa mudasobwa noneho ubujura mu byerekeranye n'ikoranabuhanga. Nukuvuga naramubwiye nukuvuga ko nabwiye nukuvuga ngo mwakoze ubujura bwo gushimuta telefone ya mpano, murayishimuta mwakoze unuvuga ngo aha ngaha mwabaye aba Yahoo Boys. Nkamutuma nkamubwira ati cengera muri telefoni ya mpano uyifate uyividurire mu yawe. Niko bivugwa ndi kukubwira ko atubwiye akaba ibyo bintu akaba iyo ufite ugiye kuvuga ibintu nk'ibyo uba ufite nka proof ubivuga koze ikintu cyose umuntu yashaka yakivuga ukavuga ati hano Dumba yari arimo arabwira Pazo ati kinyuma ugende wibe telefoni ya mpano uyigire gutya koze ibyo aba ari ibintu binini ibyo ngibyo ni ibintu binini. Yego urumva rero uba ufite proof yo kuba wabivuga koze nk'icyo ngicyo tugiye muri RIB we naji cyangwa tukajya mu bucamanza we nashobore kugiprovinga abanyambitsi icyaha bashobora kumufunguriraho case. Ushaka kumufunguriraho case adashobora guprovinga ko nabwiye Pazo ngo genda muri telefoni ya mpano wibemo ibintu. Yego urumva ariko njyewe nta kibazo mfitanye ya mpano ntabwo nkuko nakubwiye ntabwo natangara ya mpano abaye andeze gusa ufite n'ugaruka tumba Kigali amaza yakoramo sushi reka ndaza koza mu gihugu cyanjye u Rwanda ndaruzamo 100% ntihagire n'umuntu nkanga. U Rwanda n'urw'abanyarwanda ndi umunyarwanda ngira inanga muntu nzaza even if they need to try me I'm gonna go there. Dumba ntabwo nonese niba wabyumvishe reka gukanga nge nshatse ikintu Dumba yakoze muri ibi urimo kunyuma nta cyaha mu bintu ntabwo ndi kuvugira Dumba urimo kumva ntabwo ndi kuvugira Dumba ariko mu bintu byonyine ya mpana dusobanuriye nonaha urimo kunyumva Dumba reka nemere ko atari yumvikana na ya mpana akaba yaranamutwitse urimo kumva yaba yarafasha ahantu adashobora kugera kuko azi amategeko yahamuhanira akahohereza ibimara. Dumba he's clean. Njyewe se ikintu ofete ikintu cyonyine mushobora kuba natinya ni ahantu umuntu yaza akahita avuga ati Dumba yampaye iyi video, Dumba yapostinze iyi video, Dumba niwe yampaye iyi video. Ibyo nibyo natinya. Ibyo ntabwo byigeze biba ubundi itegeko rihari. Ngaho ni muzamuke abantu mwese muzamuke kuri pano hano muzamuke ubu nabazamura ubu mwazamuka ahubwo ariko harazamuka komeza Dumba waravuze ko ugiye kubivugaho komeza ubivuge. Ahubwo icyo nzira nkuko mbona hano abantu banyita umugambanyi. Yego ikintu cy'ubugambanyi cyakomeje kuvugwa Dumba. Reka mwereke njyewe icyo nzira ngenzira gufasha abahanzi. Yego kubera ya mpano murabizi mwese ko ya mpano New Year's Groove iza kugera umwaka sohora ngo ni umuntu nari nshigikiye cyane. Abantu bari kuri Instagram yanjye bankurikira barabizi collabo za ya mpano zacyaga kuri Instagram yanjye. So bwa mbere nyine ibyo abivuzeho agira ati unyumve neza cyane aravuga ati Dumba mureba kuza kumfasha ntabwo Dumba byutse mu gitondo ngo amfashe. Dumba yaje kumfasha ariko se kamarade kuri kumamaga kandi ukuzamura ntuzamuke yangane gato. Kamarade uranyumva? Ndimo ndakumva. Yego ndimo kumva. Urimo urabivanga God urimo urabivanga niba ushaka ko mvuga umbwire mvuge ndangize. Vuga Dumba vuga. Urumva reka kubivanga. Banza urangiza ibyo ngibyo yararimo aravuga ati ntabwo bwari urukundo. Dumba sheri biteke ni byiza. God agiye meze neza sheri. Cya God sinzi ahantu kigiye. So anyway bari hano baraza kumva.
ya mpano rero naramufashaga muri I think last December mukuri abantu bazi challenge n'iki yajyaga akora nkazimucollaboratingira ibintu nkamupostingira nkamubwira ibyo gukora kenshi mu bikari ibintu byinshi kenshi nijye wabimubwira nkabwira ba Beni uyu ni umwana mwaha muri kuri groove cause tuba Beni tuba turimo turakorana hafi no hafi ntabwo nakwiragajije my brother njyewe urumva buri muri concentrating so like ibintu concentrating ariko urabizi ikintu bita inkuru ni inkuru nubwo bari kubana n'ibirobezo bidashobora no kunkanda byo kakandwa amaso urukumva nibyo nari ngezeho nkubwira uyu musore yakubwiye yavuze ngo Dumba uyu mureba ntabwo mukumfasha kwe Dumba n'umuntu nirukanse igihe kirekire ngo amfashe urimo kunyumva akanzunguriza umutwe indirimbo nibagiwe izina ryayo uraza kunyumva kuri YouTube ndatekereza babikodinze iyo ndirimbo ubonye ikubise nibwo wabwiye ubonye uburyo arakasa mutwe nibwo wabwiye ya mpano ngo ubu ngubu nagutwikira tagamatwe ngo nibwo wabwiye ya mpano ngo ubu ngubu nakwatsa ntabwo wagiye gufasha ya mpano nk'umuntu wari ugiye kuzamuka wafashije ya mpano kuko wari ubonye ashoboye aravuga ati rero aba bagabo kumbwira ko banzamuye bumvaga aribo bangize nari maze imyaka 6 mu muziki baje mu mezi 6 pazo namaranye nawe amezi 7 yonyine bakumva ko bagomba kungira ubuzima bwanjye bakankoresha nk'igikoresho cyabo ko bashaka bakagira naho bangira ubasha ko ntashobora gushaka umugore ibi ngibi ntabwo nagomba kubyihanganira nahisemo ibintu bibiri kuko banyeretse nkimara kubibavugisha yaba Dumba na Pazo byagaragaye ku munota wa mbere nkibibabwira ko ndi buhitemo ikintu kimwe kubana n'abadumba cyangwa nkababura ngahitamo amahitamo yo gushaka umugore kuko njya kubwira Dumba gushaka umugore yanyamaganiye kure ariko menya amakuru ko yari yamaze kugambana Pazo yari yamaze kubimubwira bamaze no kugambana ko bagomba kubimbuza nahisemo igikorwa nk'umugabo ntabwo nari kubana n'abantu mwera mu mezi 6 kuva kureka amahitamo yanjye impamvu nashatse umugore nari maze igihe kirekire numva ndi muri depression iteye ubwoba n'ubwigunge bitewe nuko nari nisanze muri iyi industry n'ibintu nari nisanzemo bya femu nari nkeneye umuntu mba hafi nk'umugore wanjye niyo mpamvu nashatse umugore badumba ntabwo bashatse kubyumva bantegetse guceceka no kudashaka umugore turi kujyana Dumba ahangaha noneho niho hazi ikintu giteye ubwoba bakavuga ko ahangaha bategereje the right time nk'abantu bamufashaga igihe iki ngiki kirazamo iharabika biramutse bitarabaye kuri wowe byaba ari iharabika tekereza ko byajyaho umucyo kuko nuko gukekera ihagane gato ufite ya mpano yamarabitse cyane kuko bavuga ko ngo mwategereje igihe the right time ko hari umunyamakuru utigeze uvugwa ariko uyu munsi havuzwe ibintu biteye ubwoba hari umunyamakuru wo mu gihe utarigeze atashatse kuvuga izina rye wabahaye amakuru amaze gukorana ikiganiro ku gihe n'ikinyamakuru cy'igihe kuri tuwa bari bagiye gukorana na Joel mu gihugu no ku mugabane wa Europe uri kunyumva aya makuru akimara kubageraho mu matwi no kunyumva ngo nibwo video yahise hanze kugira ngo imwitambike ndetse bayishyize hanze n'uwo munyamakuru w'igihe ashobora kuba ari mu kagambane ko guhagarika urugendo rw'uyu mugabo kuko uri kumva ya mpano n'ikiganiro yakoze kugiye hamwe na Joel Ruti ntabwo icyo kiganiro kigeze gisohoka ko mwahisemo mutambika sorry uko abivuga we reka ntayikoresha ngo ngumwa kandi wowe utabyemera cyangwa utanarimo avuga ko hahise hitambika mira video akavuga ko ibyo bintu byakozwe na Pazo abigiri ndi gukotinga amagambo ya mpano abigiriwemo inama n'umuntu bita Muzafaru ahubwo icyo kirego nico ya mpano yari kurega kuri RIB ibyo ngibyo ibyo avuze kuri live byari gufata neza iyaza kuba yarabivuze kuri RIB akababwira ati Pazo yasakaje video ariko Dumba ari we yamutumye ubwo rero kuri RIB bari kubaza ukuntu nje bari gushaka proof ntuma Pazo urumva ariko we avuga ko ari wowe master planner wa buri kimwe urumva ariko we agiye kuri RIB agiye kurega ikirego yareze ko
ngo ntabwo nafashe responsibility nk'umuntu mukuru. Yego niko atubwiye. Kubera iki hano kuri live avugiraho ibintu bimwe atareze, kubera ko ari buryo byumvikana. Ubundi kuba master plan nibyo yari kuvuga, nibyo yari kurega hariya ati Dumba niwe yatumye Puzzle. Ariko we yagiye kuvuga ngo ntago nabaye umuntu mukuru, ngo ntago nafashe responsibility, which Ribu ntango yigeze impamagara. Urumva ibyo bintu sinibaza ko Ribu yabimpamagarira, kereka ngira ngo ndi i Kigali bashobora kumpamagara nkagenda nanjye nka proving ibintu byanjye ko ndi innocent. Bari hagati aho ngaho njyewe the fact that ntabwo avuga ko nasakaje amashusho, the fact that ntabwo avuga ko nasakaje amashusho, nico amategeko ntabwo ashaka gusakaza amashusho. Ndibaza ko niyo ntabwo naba mubi cyane, singewe mubi wagenda muri telefone watuma uwo nguwo. Mbese sinibaza ko ikibazo kiri kuri ngewe watumye Puzzle nkuko abivuga kurusha uwafashe video. We ninde wamutumye gufata iyo video yambaye ubusa? Ese iyo video yambara ubusa yayishakaga hiki? Urumva why would you get a video ugafata video wambaye ubusa urimo urarongorana n'umugore wawe kugira ngo Duma nze kubigiramo ikibazo, kugira ngo Dumba baze kuvuga ngo Duma niwe yatumye Puzzle? We wifashe video urimo urarongora, none urimo uradushira mu bibazo ngo watumye udafite na proof. Ikintu nagumye nkubwire ejo aravuga ko baravuga ko video yari kuri email ifite abantu 4. Abo 4 kubera iki batabareze? Ngerasi kurusha abantu 4 bari muri email ye. Dumba ari dangerous kurusha abantu 4 bari muri email bashobora kuyigiraho access. Urumva ibyo byose yavuze yabeshe. Ntabwo nigeze ntuma Puzzle ntabwo njye mvugana nawe cyane. Ko uzange katuvuge ko Puzzle tuvuganye, niba Puzzle mvugana nawe cyane mu mwaka ushize navuganye na Puzzle inshuro 3. Niba zibaye nyinshi kanzigire nyinshi inshuro nk'eshanu. Puzzle ni mu mwaka ushize nibwo navuganye nawe. Umuntu uvugana nawe inshuro 5 ntago mwagambana ibyo bintu byose. And then if they can check Puzzle's phone ibyanjye nawe ntabwo ari gusa ya mpano we yibazaga ko njyewe ni nayo mpamvu yandeze yaramfitiye umujinya, nuko ukuntu twakoraga ibintu yaratangiye gukora ibintu mu buryo butari bwo. Ya mpano asohora ibi video, asohora audio bitagira video bivanga murabyibuka ibyo bintu byabaye kuri Marira nkamubwiye ati ya ibyampana ibyo bintu bireke, reka gusohora indirimbo muri ubwo buryo, kora official video amafaranga urimo urayabona kuva kuri New Year's Groove, kuva kuri New Year's Groove nyagira umuntu umvugiramo bamyutinge bose. Kuva kuri New Year's Groove ya mpano bamuha stage kwa The Ben, ya mpano yatangiye kubona ibiraka bakorana na Puzzle. Ya mpano yabona ibiraka nkamubwira ati ya mpano sohora video, ufite amafaranga ashobora gufata video. Hari abana benshi bashobora gukora video z'ibihumbi 600 aho kugira ngo usohore indirimbo uzikubiseho ibyo biboro. Ya mpano akambwira araza kubikora, akagenda akongera akamamagara ngo ubu tugomba gutwika gutya. Nambwira ya mpano ibintu ukeneye nibi. Noneho ku buryo tutajyaga twumvika. Ya mpano nanjye gukubita New Year's Group avuye kwanuza ko yabyimbye. Avuye kwa The Ben yarabyimbye, nta muntu yumvaga. Abantu bari muri industry baramuzi nuko bigirisha. Abantu bo muri industry bazi ya mpano n'umutwe we munini n'ukuntu atumva n'iki. Yajyaga nyiyorobekaho buri gihe mbere dukorana, akazajya amubwira ibintu akabikora. Arangije kuva kuri New Year's Groove ya mpano nta kintu twavugana ngo akore. Nta kintu twavuganaga ngo akore. Ya mpano before njya kumva ngo baramuvinze bavuye Nyamirambo bagiye Kanombe we na Puzzle. Puzzle abanza kumpamagara arambwira ati ya mpano yampinduye, ya mpano yanyihinduye, ya mpano abona uwo mugore byo yarampamagara arambwira ati nabonye girlfriend n'iki. Nyuma yo kumbwira nabonye girlfriend araza arambwira ati Dumba ati Puzzle noneho simushaka, nta mwanya munini ushizeho hataracyaye igihe kinini. Ndamubwira ati ya mpano ko mwagumaga mukora neza, ibintu birimo biragenda neza, Puzzle ko ushaka kumwirukana, ninde uza kugukorera ibintu?
koze umuntu aba afite abapampe ntabwo ushobora kuba umusitari na hit yari afite yamana murabona ko utari umuntu yagiye no ku ishuri he's very biba bigoye kugira ngo yimanaging ibintu byinshi contracts ziba ziri mu cyongereza ibintu biba bimeze gutya ubukeneye umuntu ashobora kugukorera ibyo bintu yampano ashaka kurongora ashaka kwiswerera umugore we aravuga ati paza agende aravuga ati paza agende pazo simushaka ewana biba kavuyo ndamubwira yampano ntabwo uza kubishobora rero uko kutumvikana na yampano mubwira ati ibyo bintu na pazo ingiye pazo ntabwo yari inshuti yanjye wa mugane nka yampano niwe inshuti yanjye kurusha pazo niwe yari inshuti yanjye kurusha pazo oya atubwiye ko umuntu wawe wa hafi ari arabesha utigeze ugirana ubushuti na yampano kurusha ubushuti wari ufitanye na pazo arabesha rero wababesha ababeshe nkuko nkubwiye ati mu mwaka pazo mvugana nawe niba naravuganye ahubwo yampano yumva kubera pazo mvugana nawe mu kigande yumva twumvikana cyane kurusha we koze iyo tuvugana na pazo tuvuga ikigande we yampano yumva ko hari ibintu twumvikanaho cyane na pazo kurusha we nawe but like really pazo ntabwo yari inshuti yanjye to that extent ese pazo abaguti inshuti yanjye abantu batabizi abo bantu bose muri showbiz bakabaye babizi ko pazo ari inshuti yanjye but like pazo is not my friend like that so yampano naramubwiye ati man uwo pazo ugiye kwikuraho yari arimo aratigita arimo akora ibintu bya yampano kuva kuri New Year's Groove ya last year byahise bimanuka views ze zikazajya zimanuka zigenda bigaragara kandi bigaragara ngo yitwaga Metresi views zigenda zigabanura ikitaga umukobwa w'inzobe icyana cy'inzobe zigenda zigabanuka mubwira impamvu views zirimo ziragabanuka nuko na video zirimo zirasohoka abantu bagutegerejeho video urimo urasohora audio kandi audio urimo urazisohora mu buryo bubi bajyana ibibazo na Marina bya audio no yamana kumva ndi umwanzi akumva ndimo ndabagambana na pazo je pazo ngambana nawe kubera ikireka na pazo je nagombaga kugambana nawe rero yampano ingira ngo nkubu kuba yarasohoye video arimo ararongorana yabikoresheje kugira ngo ndwanye njewe pazo iyo video ntabwo sinafashe video pazo ntabwo nigeze mubwira pazo asakaze video urumva we umusikwera afite responsibility yo kuba yarafashe video no kuyibika nabi bakabaye nabyo babishaka urumva ibyo byaho kugira ngo agenda mbeshere ngo ngewe natumye pazo warambonye zana ikintu kigaragaza zana proof igaragaza ko Dumba yavuganye na pazo hanamutuma muri telefone ese telefone ngewe simbisakaze urumva ntago ashobora guprovinga ngo Dumba hano yaracengeye ngo abwira pazo kandi niba niyonza kuba ibyo bintu narabikoze nibyo yakabaye yarareze muri RIB kuya muri ibyo batwaye ariko sibyo yareze ibyo yareze it doesn't make sense ngo Dumba niyabaye umuntu mukuru ngo gukumira ibyaha ibyo nibyo yakabaye yarareze ati Dumba yabwiye pazo aze muri telefoni yanjye noneho akabiprovinga agahita bereka ati tubwire Dumba yabwiye gute pazo koze ibyo bintu ni ibintu umuntu yavuga uko yishakiye nazinduka mu gitondo nkabivuga uko nshaka to nkatwika nkavuga ati Dumba naramubwira ariko if you cannot prove it ni ibintu byafungisha umuntu then akoze ntabihari ntabwo namenye aho batonganiraga babaga bari kuri ground ndibuka bigeze kumpamagara bari no ku Gisenyi ngo bagiye kwiyunga pazo avuga ngo amafaranga ye ntabwo tinya ko nibyo bintu pazo yavugaga ngo amafaranga ye ntabwo bapfa amafaranga bayiza abo bakungu bapfa amafaranga ngo sinzi amafaranga bari bamwemereye pazo yampana amafaranga yari yamwemereye ngo kandi nayamuhe ngo niki n'ibiciro simbizi nangahe ibyo bumvikanye bajya gusayininga contract simbizi I don't know contract aho bayisayiningiye ibyo bagiye mu simbizi ibintu byabo by'amafaranga ne gute abantu bapfa amafaranga ntazi ari nge none se ngewe yampano yaba yarankoze iki ku buryo mutuma ko pazo ari bo bafite icyo bapfa amafaranga ese abantu bo muri industry banzi abantu bo muri industry muzo ukuntu nkora ibintu byanjye ibi bintu ni bya bindi urumva nkuko Keza bashwana na Muyango and then nkagerageza ibintu inyuma kuba nabitunganya and then we hakavamo umwe akanyihinduka that's how it is
koze nashakaga ko ya mpano akorana na Puzzle nkazajya mbabwira ati mani mwongere musubirane icyo kuvuga ngo ya mpano namubujije umugore we naramubwiye ntabwo namubwiye se nabuze umugore ya mpano ndashaka wa mugane nzamurongora ntabwo ya mpano nzamurongora sindi umutinganye naramubwiraga ahantu ugeze ya mpano nugukora koze dukorana n'abahanzi benshi twumvikana urabona Kevin Kade tuba turi kuri call na Kevin Kade tuvuga iki nicyo gikurikiraho iki nicyo gikurikira yamano nuko twabaga tumeze tuvuga ati Kevin ubu ngubu turakora iki ubu igikurikiraho ni iki yampano rero we tugira ahantu udashobora kumubwira ati gikurikiraho ni iki koze burubwo umubwira ati gikurikiraho ni iki ari kumwe n'umugore ari mu bitanda wamubwira ati tuma hangaha ntabwo bigishoboka gukora rero najye nk'umuntu buri muradiringa nabo inyuma mu gikari n'ibihangano byabo wiyumvishe ko ndi umwanzi ibintu ntabwo babirimo birakora what are you gonna do ndamubwira yampano mbamuretse gutya sometimes akampamagara simwitabe sinjya mbahamagara abahanzi simbahamagara mbashaka iki nibo bampamagara rero yampamagara simwitabe nkavuga ati n'ubundi ko twarangiye kuvuga n'inshuro 5 inshuro 6 umuhungu ibintu twavuganye ntabikore kubera iki se ngiyewe mba ndaho ngaho ngoma mfata telefoni za yampano rero yampano nangiye kumugostinga ngira ngo yumva ko nabaye umwanzi ntabwo nza gufata telefoni zawe ngo gihe byo tuvuganye ntacyo ukora urumva ubwo agiye kurega video zisohotse yumvaga ko natumye Puzzle nicyo kibazo yampano ni buri hano nibyo byonyine byabaye we wumvishe ko kubera ntari ngushigikiye mu ntambara yawe na Puzzle ko nari nakubereye umwanzi kandi nari ndushe gukorana nawe mu bintu